byanzinduye gusura ikiyaga cya Burera. Hari amakuru rero amwe namwe tuba twumva tugiye kumubaza nk'umuntu ubizi wayahagazeho. Mwiriwe neza. Tubasanze hano ku kiyaga cya Burera. Ariko ndagira ngo tuganire gatoya kuko njye ntabwo nzi uburenganzira ndashaka kumenya byinshi, hari abadukurikiye. None ikintu cya mbere cyakubaza numvise ko kino kiyaga cya Burera kitagira ngo nibyo mukigira amafi kubera ko gifite uburebure cyane. Ni kirekire gisujya kuzimu bijya kwizimu uburebure. Niyo wayazanye bakayasukamo ntabwo akunda kuboneka. bivuze ngo bajya babigerageza. None se iyo bayasutse mu bigega bikarapfa ntabyara abamo, ariko kugira ngo abarobyi bayabone biragora. muri make ngo ntabwo habamo ibintu biyatunga. Bibamo ariko kuyabona ni ikibazo. Ari kuzimu. Ari kuzimu cyane. Ari hasi cyane. Iyo mu kiyaga ari kirekire kandi ikiyaga cya Kivu. Ikiyaga cya Kivu kizi ko kibamo amafi. Kikamisambaza. Kirekire cyane. Ubwo se ukuye ko wahuye n'ibibazo. N'ibibazo. Ni ibibazo pe. Ubu se nk'abantu turi iki kiyaga nk'urugero hano turi ikiyaga cya Kivu bunguka ko baroba kibazanira amafi, bamwe bakagikoresha bavoma, abandi bakagikoresha bakora transport kikaba amafaranga batwara ubwato. Abantu baturiye kino kiyaga cya Burera ni ikihe kintu kibamariye akakamaro? Akamaro kibamariye, indagara zo barazibona. Indagara zirimo. Indagara zirimo kandi kabamo n'aya mato transport bagenda bava muri ubu buce bajya mu murenge wa Rugarama bakoresha aya mato. Umurenge wa Rugarama uri mu hano mu mazi. Ukoze ku mazi. Ukoze ku mazi. Iyo bagiye mu isoko rya Rugarama hakurya za Kigali. Uze kino kiyaga ni nk'imirenge ingahe ikozeho ikoze ku karere? Imirenge hari Ikinyababa, hari Kagogo nayo ikoze kuri iki kiyaga, hari na Butaro, hari agace kari ikoze na Kinoni na Kinoni na Ntusarabi. Yakwe komeza. Oya komeza wowe. Continue. Okay, urakoze rero ubwo ngo ndibaza yuko abantu basubijwe abenshi ndibaza batari bazi kino kiyaga cya Burera, ariko njyewe najyaga nkibona n'abantu bahitamo kukibatembereza umunsi wa none. Mwumvisha ko ari ikiyaga kirekire gifite urujya ku isi n'uburebure, kandi twibuke ko iki kiyaga cya Burera gifite n'ikindi bibajya bita ngo ni impanga yacu cya Ruhondo. Iki ngiki ese ubu kuva no kujya kuri Ruhondo n'igihe kimwe twagenda mu bwato cyo kugera kuri Ruhondo cyangwa hagati harimo imisozi yatuze? Oya, kugera kuri Ntaruka ubwo uva kuri Ntaruka ugera muri Ruhondo. Ntaruka ni iki? Ni umusozi? Oya, ni hari baraje urugomero rw'amashanyarazi. Rwanda. Ubu turimo hano se batujyana tukagera muri Ruhondo tugacanga kuri Ntaruka tukahagera bakadufasha. None se ariko Ruhondo nawe gufite ibyakoze mu Burera? Oya, Ruhondo yabamo n'amafi. Kandi ko nabifatanye biratandukanye, hari ahantu bitandukanye. Okay, urumva ko ari ubuhanga bw'Imana n'uko Imana yabiremye. Ntabwo twamenya ngo byagenze Imana yabikoze gute kugira ngo bitandukane kuri urwo rwego. Wakoze rero kutuganiriza kandi nkomeje no gusuzuma dukurikiye abantu baryohewe n'iki kiyaga n'ikipe yacu twakore mu Burera. Ndizera yuko turakora n'izindi video zindi zitari hano ku kiyaga gusa, hari ahantu Burera ni Bugande, umupaka wa Bugande hano n'iki. Rero muri mushatse bwambwira ntambuka nkajya Bugande naho nkaberekana Bugande. Mu karere ka Burera. Akarere ka Burera ni kamwe mu turere tugizwe n'imirenge 17
imirenge imwe itanu ikoze ku mupaka w'u Rwanda na Uganda ari naho Josiane yageze. Josiane urabizi ko yageze se ku mpera z'igihugu? ndabizi Urabizi? cyane. Nese abyakire gute kuba ugeze ku mupaka w'u Rwanda na Uganda bwa mbere? Ntabwo ari ubwa mbere ahubwo nyine hano i Burera aka gace k'ibuye aribwo bwa mbere akageze. Ni umupaka wa cyane sibira? Ni hafi y'umupaka wa cyane ariko mu cyaro cyaho. Ni ahangaha. Uri kumwe n'umugabo witwa Nganizi Leonidas yitonze kwa kwicara na Miss. Ko witonze cyane? nta kibazo ariko ndabisangana. Urabisangana? Ndabisangana. Ubwo se wari ubizi ko mu mateka yawe uzicarana na Miss? Ya ngo nibwo bwa mbere. None wimva gute? Yumva nishimye cyane pe. Miss mu bintu akunda harimo abantu, gutembera no gusabana. Jose uri kwimva gute kuba wahuye n'umusaza w'imyaka 40 muri kuganira hagati mu mazi, hagati y'imisozi? How do you feel? Hashibuze neza ubusobanuro. Basi gerageza kutwereka amarangamutima yawe, uburyo uri kwiyumva bicaye ku kiyaga uvuye gutembera ku kiba cyamunanira. Abakunzi bawe wa Juice Official bamaze kubona byinshi. Ndabyumva neza cyane pe. Ndabyumva neza cyane. Umva reka nkubwire uretse erega Google maramvanga. Umva njye nashaka ko fata kara kasozi. Kuko na ni ko kubangongera. Yes, ngwatse ubwato bwa uzatugende. Dusubireyo yego. Yes, murabibona. Turimo turazenguruka ufate na kara gasozi. Erekezaho mikoro nta kibazo. Yes. Kabisa kugira nzinza kutuvuga. Aho murabona ni kara gasozi. Kara gasozi bakita Mucaba. Mucaba. Jo wabimenye se mako kitwa Mucaba. Yes, mabona muri live rero yaba kuri IG na YouTube channel. Ariko mujye no kuri Jose Official no murasanga ibintu byose birambuye biri fresh neza. Jo ariko abantu bose bakunda amazi. Ntabwo ari bose. Ntabwo tubise uretse agira ibyo akunda. By'umwihariko urayakunda cyane. Wanyongeza amano kanyera umunyenga. Umva warisha telefone yari bifata ifoto neza. Nkaba nifatira. Yes, icyo ngo abashaka no gufata agaselfie akereka abakunzi. Ariko jo hari ikibazo cy'amatsiko nge nakoza tukikuru tudusozi. Mu ngo 24 ziri ku kiba cya munanya wagezeyo. Bakubwiye ngo ugire utureyo bakubakireyo kadasteri nziza. Ugire urugo rwa 25. Ugiye n'umuyobozi w'umudugudu. Habyakirute. Ntabwo nabyemera. Ntabwo nakwemera gutura, ntabwo naprefer gutura mu mazi hagati. Ricarda. Basi kino kirere kurikije ko wagiye usura Karonyi nk'umuntu uvuka Karonyi hafi n'amazi. Uko nabitandukaniye. Ikirere kimena ibikora ari ikirere kimena. Amazi. Amazi nayo niho ikibona uko wenda amazina atandukanye kwa gikona ari kimwe. Ngani. Hano Burera ati nta mafi abamo nta ariko habonekamo nese video iri indagara cyangwa injanga. Zibonekamo Nibura se mubona abaturiye kino kiyaga hari uburyo bw'ubucuruzi bubaho umusaruro ku buryo bwabo buhoraho. Harimo abo iki kiyaga gifasha cyane. Abo gifasha cyane. Okay. Kuba bari kubakorera umuhanda Butaro Kirambo base hari cyo mubona bizabunganeho none ikiyaga cyane kikaba cyagendwa cyane. Murakoze badukoreye umuhanda hari byinshi twakungukamo. Nibyo cyane. Urugero n'izi ndagara bakura muno abantu bose zaje zibagiraho bitabagoye. Zibagiraho zitabagoye. Bino mukoze babyita no gusesa. Ibyo bino bakoze babyita nk'iki? Gusesa. Basesa iki? Genge bwanje bwajaguye. Let's go guys, reka tuzamuke imisozi ya Kinyababa na Burera. Rata video iresha gute. Kanze ndebe ikirere jo urumva bimeze gute suri ku mazi ya Burera? Aka kabeho.
haki Joseph ushiri kukuvuna bya hatari koko ubu wageze buriya kugira ngo ubereke ikiyaga cya Burera ikiyaga gifite impanga yacyo cyitwa Ruhondo ariko kitagaragaramo amafi kubera profondeur yako ariko ubundi kubera iki iki kiyaga kitagaragaramo amafi ikiyaga impamvu kitagaragaramo amafi harakonje cyane kandi gifite ubujyakuzimu burebure ku buryo ntabwo ari favorable ku buzima bw'amafi bavuga ko bigeze kubugerageza mu myaka yashize sinzi barabigerageje ahantu umushinga wa Payijirake bagerageza no guteramo amafi bavanye hirya no hino ariko ananirwa kino kirere ariko nashoboye kubamo abari matoya ariko abamo ariko ni zimwe bita injanga habamo n'amafi agereranije ariko atari menshi ashoboye kwihangana mwaba muzi se nibura harimo ibirwa bitandukanye ari nabyo Miss Josiane agiye gusura mwaba muzi ngo ibi birwa birimo hano ni bingahe ese nukuvaho kagera he abantu batuyemo nutwatunga ubundi twaba dutuwe harimo ibirwa bibiri bituwe n'iki kirwa kiri imbere yacu cya Munanira cyo mu murenge wa Kinyababa kabamo n'ikindi cyo mu murenge wa Kinoni cya Birwa n'ibyo bibiri bituwe ibindi ntibituwe kimuzi ko hari umushoramari wakiguze cyo bita ikirwa cya Cyuza cyaguzwe na La Payote amakora kirafonctiona ikindi cyo mu Kinyababa cya Terara hafi ku muhanda baracyaginga mu bisanzwe muri Kaganda nacyo abashoramari barakigereye nabo bari hafi kukibyaza umusaruro nganegera hino nawe tubwire mbere yuko twerekeza mu bwato ubundi tubwire nk'umwe mu bantu bavuka hano kuri kurese yigira ubwo niba mwitanganiza Theoneste ubundi kuba Hagumimana Theoneste kuba nta mafi abonekamo hano mwumva nta gihombo mwagize igihombo ntacu ko amafi abonekamo indagara zirabahagije cyane indagara ziraboneka pe ubu se mu ijoro rimwe barobyi nzi ko bifite amakuru bashobora kuba nk'ibiro bingahe bashobora kuba babona nk'ibiro hafi 500 ibiro 500 ibiro 500 nibura by'indagara ubu se mubibonera isoko babibonera isoko uyu munsi wa none umwe muri banyampinga babayeho mu gihugu cyacu kandi bakiriho kuva 2019 ni Miss Popularity Mwiseneza Josiane yasuye iki kiyaga by'umwihariko agiye kujya ku kiba cya Munanira mu rwego yatangije rwatembera u Rwanda agenda yereka abantu batandukanye byiza nyaburanga bifite bitatse igihugu cyacu abenshi bakundaga gusura ingagi abandi bagasura utundi duce ariko hari ibice bajyaga batitaho harimo nk'akarwa herutseho n'akarwa nagaki ndi live dukomeze nagaki wari uriho hari uherutse Karongi nyine nari ndi Karongi ahantu hitwa mu kibaya ubu rero tugiye kwerekeza mu kirwa cya Munanira ni ikirwa kigituyeho abantu turaza kumenya ngo mbese abanyeshuri baho biga gute ngo bagenda n'ubwato kujya ku ishuri bakanasubirayo n'ubwato kandi bakongera bagakora urugendo rw'amaguru n'ubundi bagenda yes Jo numva umeze uteze kuko hanze none reka mfate kandi ndabishimira mbere yuko uraburetse arabaretse gatoya ubu ngubu turambutse tugarutse aho twaturutse ni umunyenga wasanga hari umuntu unkurikiye uri kundeba utaragenda mu bwato hari abantu batinya ubwato mbanje gusuzuma umuntu nkurikiye utinya ubwato ngo yagwamo hari umuntu yize kumbaza ngo mbese ngo ko nakubonye ngo uri mu bwato ngo ubu ntabwo ushaka kugwamo ubu wasanga ari umuntu ukibyibaza ariko rwose inshuti yanjye niba utinya ubwato ndagira ngo nkumare impungenge nkumare ubwoba ubwato bugira umunyenga mwinshi uryoshye kugira ngo ubyumve uzajye ku mazi utega ubwato nushaka uzajye ari ubwato gusa uje gutega
ubundi wiyumvire uzumva ko ntari kukubeshya ubwato ni transport nziza iraryoha iyo uri mu modoka hari igihe ugera ahantu ikaguca ubusa mu modoka ariko mu bwato haba haringaniye nta mikuku nta bindi bibamo ahubwo uri mu munyenga mwiza cyane aryoshye rero tuvuye gusura birabirwa mubona hakurya twasuye karakarwa ariko iyo ukariho ikibazo ntabwo ubona kuri mu mazi hari igihe ubona nk'akarwa iyo uri kure ukajya ngo ugahagazemo wagirwa kuri bugwe mu mazi kera niko ntekereza yuko nimbona nigera nkahagarara kukarwamo hagati ndibugwemo ariko biba bimeze aho uyu unahageze biterwa n'ikirwa uriho ukuntu kingana iyo ugeze ku kirwa urareba hakurya ukabura amazi nk'uko kimeze ubu turi ku musozi ariko niyo uri ku kirwa niko biba bimeze ubu ubona igice kimwe ari amazi ikindi gice gisigaye ari ubutaka niko naho byari bimeze nabashishikariza kuzajya musura mutembera cyane u Rwanda mukareba ahantu henshi hatandukanye nk'ubu njye natembereye Burera nari ntaragera kuri iki kiyaga nari nkizi ko kibaho nanakireba ariko nari ntarakigeraho neza ngo ngikandagire namwe rero nabakundisha umuco wo gutembera mugatembera igihugu mugatembera ibiyaga cyane hari ibindi biyaga byinshi mutazi ndibaza ko hari n'abantu batazi ko habaho ikiyaga cya Burera kuko ntabwo nkunda kubona abakerarugendo bagisura ntabwo nzi impamvu ariko nk'umuntu ushaka gushora imari ye navuga ko hano hari ahantu washora imari heza kandi hakagendwa ntabwo ari kure cyane ya Kigali ariko nanone cyane ni hafi y'umujyi wa Musanze ubaye uri Musanze ushaka kugera i Burera wahita uhagera byoroshye gusa nyine icyo nabonye ahangaha ngiye kuhagera kuri iki kiyaga byansabye isukari my god namanutse koko ndamanuka nkabona ntabwo ndi kuhagera byansabye nyine kwihangana bisaba kwihangana nawe ubundi ntabwo wagerayo pe ni kure ariko nanone uturutse nko mu mujyi wa Musanze ako kanya uhita ugera ku kiyaga cya Burera ushobora no guturuka i Kigali ariko uturutse i Kigali bwo ni kure mukuntu byagusaba ko wabihaye umwanya wavuyeyo aricyo kintu kikuzanye uje i Burera hano naho hari n'amahoteli tutabashije gusura kubera yuko nyine ni ibindi ariko nayo hari tuzabibereke ubaye ushaka gusura Burera uri burare hari ahantu hariho kurara hari amahoteli atandukanye hari n'abagayidi bagenda bagufasha Zara murakoze cyane ni Josiane ni Josie official Josiane chat twatembereye twari Burera ku kiyaga cya Burera murakoze cyane nakagaruka